Somebody go! By'umwihariko urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda inda zidateganyijwe, ubangavu, kwirinda n'ibindi bintu byose bibi, ahubwo tugamije kugira ngo duteze imbere imiyoborere abaturage bacu abe ku isonga. Rero ntabwo tubivuge ibintu byinshi, ari kugira ngo dutangize tubabwira intego y'aya marushanwa, usaba n'abakinnyi rwose kugira ngo mwitware neza. Ntabwo gukina hano ari intambara, ntabwo ari uguhangana, twese turi abaturage b'akarere kamwe ka Nyagatare. Nagira ngo rero dukine twumva ko turi abavandimwe dusangiye akarere, ariko nanone soze bifuriza gutsinda neza. Nagira ngo rero uyu mwanya mufashe nanone twakire Chifu w'Umurenge wa Mimuri, nawe agira icyo atugezaho mbere y'uko umukino utangira. Murakoze cyane. Muraho mwese. Murakoze ushinzwe imiyoborere myiza mu murenge wa Katabagemu. Intego y'iyi mikino irimo uburyo bubiri. Intego ya mbere nkuko bababwiye ishingiye ku miyoborere myiza, aho hakorerwamo ubukangurambaga muri iyi mikino kugira ngo hazamurwe imyumvire y'abaturage kandi habonerweho gutanga inama kuri gahunda zitandukanye za leta. Harimo ibyo yaravuze, gukangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge. Murabizi ko muri iki gihe umwanzi ukomeye dufite ku rubyiruko ni ibiyobyabwenge. Niba aho mugenda namwe nk'urubyiruko mubona urugero bagenzi banyu, bakuru banyu bavutse ari bazima, ariko kutirinda, kutamenya uko bitwara, basoza ubuzima bwabo bacitse kubera gukoresha ibiyobyabwenge birenze. Kandi murabizi ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu. Rero turabasaba yuko urubyiruko mwakirinda ibiyobyabwenge, waba unabinywa ukabinywa ku rugero kugeza ubwo bitangiza umubiri wawe. Biba bibabaje iyo unyweye ikiyobyabwenge kugeza aho kigutesha umutwe, uwari umuntu bagatangira kumubona yuko yabaye ikidebire, ntabwo bikwiriye. Rwose tubasabe urubyiruko, bakinnyi dufite hano namwe turababwira, ushobora kuba rufite impano nziza yo gukina ariko ibiyobyabwenge bikakwangiza. Turabasaba rero mubyirinde. Ikindi yarababwiye ku nda ziteganyijwe cyane cyane ku bana b'abangavu. Ikigaragara muri ibi bihe usanga inda ziterwa abana b'abangavu zigenda ziyongera. Nta kindi kibitera. Biterwa n'iki? Nuko abana baba barataye amashuri, ubuzima yagera hanze bukamukubita, akagira ibyo akenera kandi atari bubibone, abona ubifite amafaranga agatangira kumushuka, bigasoza yakoze imibonano mpuzabitsina idateganyijwe, ariho bavana n'inda zidateganyijwe. Turabasaba rero urubyiruko, cyane cyane abana b'abangavu b'abakobwa, ubuzima bwanyu nicyo gishoro gikomeye, nizo mbaraga zawe z'ejo hazaza, nibwo buzima bwawe bw'ejo hazaza. Ibyishimo by'umwanya muto bishobora kwangiza ubuzima bwawe igihe cyose. Ushatse kwishima agahe gato gusa, ubuzima bwawe ukabutakaza burundu, abantu bakakwibagirwa. Nagira ngo rero mujye mumenya ko ubuzima bwanyu buhenze kuruta ibindi byose. Uburinde nk'uko ushobora kurinda imboni y'ijisho ryawe. Hatazagira umuntu ugushuka ibintu wabiguha, ariko nta bintu byagara ubuzima bwawe bwamaze kwangirika. Turabasaba rero ko mubyirinda cyane cyane. Ikindi turabakangurira muri no gahunda. Murabizi hari gahunda ya leta, ariko mu by'ukuri igamije gufasha umuturage bise Ejo Heza. Ejo Heza ni ubwizigame bw'igihe kirekire ku munyarwanda, kugira ngo igihe azaba ageze mu masaziro atagishoboye gukora, ya mafaranga yizigamiye agifite imbaraga zo gukora, akaba yarazigamiye, leta igiye yakuraho imuhembe. Murabizi abakozi ba leta bo bagira ukuntu bahembwa, hari amafaranga babakata, bagera ku myaka 65 atagishoboye gukora, leta ikamuhemba kuri ya mafaranga yamuzigamiye. Ariko twasanze yuko abakozi ba leta ntago ari bo basaza bonyine, siko bigendera. Na wa muturage utarize, wa wundi utari umukozi wa leta ufite ibindi bintu ukora, agera igihe agasaza, kandi iyo bamaze gusaza batagishoboye gukora bahinduka umutwaro kuri leta. Rero leta ni mpamvu yashyizeho gahunda bise Ejo Heza, bashishikariza urubyiruko cyane cyane kwizigamiramo aya mafaranga kugira ngo azabafashe mu gihe bazaba bageze mu zabukuru batagishoboye gukora. Ya mafaranga bakoze bakiri batoya azabagoboke mu gihe bageze mu zabukuru. Ngira ngo murabizi ko abakuru baravuze ngo akabando k'iminsi umuntu agacakigira gute, aha kibona hawe. Rero ni za mbaraga zoza ubutoya. Abanyarwanda barongeye baravuga ngo butoya ikorera bukuru. Iyo ukoze imbaraga zo gukoresha imbaraga zawe ukiri mutoya ukizigamira,
cyagiye ugeze mu myaka y'izabukuru utagishoboye gukora bya bindi wazigamye uri cyagiye ugifite imbaraga nibyo bigutunga. Twagira ngo rero tubasabe izo gahunda zose leta ihamagara urubyiruko kujyamo, cyane cyane mwebwe urubyiruko nimwe mu bijyamo kuko nimwe mu gifite icyizere cyo kwaho cy'ejo hazaza. Abakuze bo nabwo tubabwira ngo bajyemo, ariko cyane cyane urubyiruko. Turabasaba rero mwegera ababishinzwe ku rwego rw'umurenge babasobanurira uko ibintu bigomba gukorwa, ukuntu bigomba kuba umunyamuryango waje heza, hanyuma mwiyandikishe kandi mujye mwizigamira bitewe n'icyiciro cy'ubudehe murimo. Musoza rero nagira ngo nongere kwibutsa abakinnyi n'abafana, ntabwo uyu mukino ari intambara. Nagira ngo nkibibutse ntabwo ari intambara. Tugiye tubona imikino itandukanye aho abantu bo kugira ngo bagaragaze impano zabo. Icyo tuba dushaka kureba hano nukugira ngo mbese ni izihe mpano ziri mu rubyiruko dufite iwacu. Aba ari umwanya wo kwigaragaza wowe mu mpano yawe yo gukina umupira w'amaguru. Aba ari umwanya wo kwigaragaza wowe kubera imyitwarire myiza ufite. Hari abakinnyi benshi babura discipline, niyo waba ufite impano imeze iti ariko udafite imyitwarire ikwiye ntabwo umuntu ushobora kwitaho. Nagira ngo rero abakinnyi tuje hano turi abavandimwe, tuje hano turi abaturage b'umurenge w'akarere ka Nyagatare, dukine abatsinda tubashimire n'abatsinzwe bumve ko bigomba kuba sibyo, ariko nta ntambara zigomba kuvuka hano. Bose umukinnyi turi bubone yaba ari uwaturutse Mimuri yaba ari uwaturutse Katabagemo muri iyi mikino, igihe uri bugaragareho imyitwarire imikino ikipe yawe yaba yatsinze turakudisqualifyinga kuzajya mu yindi mikino kuko ntabwo twakomeza gutwara iyo myitwarire. Niyo ikipe waba ukinamo yaba yatsinze ariko akagaragaramo umukinnyi witwaye nabi ashaka kuzana imvuru, turamukuramo ikipe ikomeza bashaka kundi buzamusimbura. Icyo nagira ngo rero mukimenye, mukitwararike, dukine neza kandi dusoze neza. Nagira ngo rero mbashimire buri wese yaba Mimuri yaba Katabagemo, tubifuriza intsinzi kuri mwese. Murakoze cyane. Wenyine w'amakipe yombi n'abakinnyi waje no gukamera rose iriya fashe barayijugunya iyihe iyacu ni iyihe iri isigaye hasi bafite 50 byose bayijugunya nta reme ifite bagiye gukina uwacu ashaka gutsinda ku munota wa mbere none se sawa 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 okay Silva pita rimwe Gos. Gos.
Refa! Wowe ari gushika kamera wowe. Aga só se fez. Yarahaje. Aroni yarariye aranasigaza amani yubatse umubiri yarariye arasigaza apana twebwe tutarashuka nawe uzasigaza ejo mu Rwanda nibyo urakoze mata ntabwo niwe washakaga cyane Aroni gifite serwa yari afite urugo n'inda yashizeho je mutumana n'inzoga n'uburyo nawe nose kuri mahanga Ese mutete ntabwo ari akakomora yambaye na Amerika. Birana garo agako. Jira kugira inzozi mari yanzaze. Asema. Koshimira inzozi. Cyajuru. Cyajusha. Asaratsindana. Retour. Tagira mwa. Retour. Karame katuza Warakina ibiki? Ngo Mbappe bapariye kama Ufaransa bapariye Yannick harimo Yannick na Messi harimo umwe tutari gufunga sawa ibikini mu myaka umushyamo dani n'abayaki ako dana rera yo mu mushyamo n'abayatsinze bashizani hanze dana gari penalty batise barayikopa dana rero turakira dana rero shot umuntu turi nayo we turi apu
uriya mwana Dani Ariel Safatun! Uragera unaenda! Safari go!
Dushi duhagarare. Dushi. Yes, Nicole. Ako urabizi ushaka urabizi tukimana kuyuzi ni bakeya oya baruzi ko nari bakeya Fisi Rubiro tara Alachini. Nimero 8 ukina box. Sawa. Alachini bichi safani yetu
Tujya kuborora ibyo borora bagenda. Kwa amata kagera. Bari kuzibakira hari. Urahinga imbuto akazijyana ku isoko zose naryo. Najya muri bae. Dirijuru. Abahungu banyu bamutanze. Ari. Dokera muraje bwana. Ningonzi. Inama n'umuntu gatanga. Kutyo sabana ziramo. Umuntu yabyuka bakamusigagira izi zamufata gafatika. Simbuza samwana yamunani. Ugiye kunyinirika bine nako takazira brother zura mufuko. Brother zura mufuko. Waga. Turakiriraho dushi turakiriraho namuchaka urahindura umwana barahindura
ariko hereza message muri make arakina ibiki sava nibyo wowe uri gutirana baro wowe Gasona kosi yagiyeho naryo ababonye ubutuyo ni uwaye kuko mana yanjye kwacha watukuriye amatasa akavamo Sifida nibyo arakina ibyo
Usikwenda kuja nataki na batingu sana niba batingu kantiza nareka naki ukamenya ko wati yes reba nk'ukuntu bari kwinyereza bakakuka bakayijyana mudahita muserebeka reba ukuntu amukikiye uriya reba ukuntu yamufasha ariko mwana Luego van, si se van a Yes, need you.
hano hepfo y'iwawe ariko baniriza kurenza duhera cyo kuterera abantu nimero utere ukuntu ageze gutera baba barawuteya nyine mva mu kibuga ntabyo wambaye ngo ko natambaye kandi urasiza bavamo nta gitego kavamo utari y'umura yari kubyina witsekera mu gutwi iyo ushaka kurangira ariko muzasengeze muzatsinda byose nzajya oya ndi kuvuga abo ngabo bashinga baraye umukobwa afite ingorane umuntu wamukubise ukuboko arapfuye wumve batabahaye ubutuku ntabwo yaba ni bya bindi uzareba bakindikira rero utera koroneri ubwa mbere itikaho umuntu ashaka nanjye ubwa kane nasivunamo iyo bizamuri igice cya mbere se cya kabiri ntabwo cyo cyarangira baracyakina ngo kigiye kurangira se bagitangiye kuba cyarangira ni ibiki ni kona mwabonye muzagera kona gutya gutya bagerageje bakina arawurengeje nawe no kurenza icyo bazi bari kurenza gusa biri gusunika bari kureba umuntu se niwe bari kugendaho cyane Tunisia
Yego genda. Aha, nenda dia, wala kushizama wabishobora. Banchiza masaba karako natayibi. Alaga na utiyemera, nabyo. Bakukupita rora utiyero kukupita. Asa wao kuri kuvuga gutyo. Njye ntabwo najya mu kibuga ngo mve iyo nadakoze ku mupira. Arega ni abanzi nagira ngo babirutse. Reba we afite ubwoba dore ubwoba do Bajegeri zo mu muntu ariko kirangiye cyakiri Aho Ego! Umugabo. Iyo basifa bariko basifuye Kajege wasabye 11 amutipa gakina gatatu
Kigabo kibaye wenda arico nabimana ubu yewe genda habuze umuntu hari imbere bana nibahereza bari kugira ngo amafaranga ntabwo mubizi araguma bayakora babiguhaye mu mikino bishobora kubitaho abasha tuvuge ko babitindoye bari gutinda kubaha amakarita igihe bakora urarenga yego kandi ushaka urakosa kure wanaguvuge ibitego yahombye mwajya imbere habuze ariko pasa nyazamu ngo ari kwitsinda mwarabyibagiwe nibaruha umutuku ruraru umutuku yaba ari kiriya kivuyemo nibwo nari ndishimye kiriya kibisa ariko natagiye umutuku icyara oya abana nibamusiga genda ese babagiye gushaye uzima bari kubitinza kugira iminota irangire bana bahise bavuga ngo maci ugiye kurangira kandi babusiga harimo ntabwo bamusimbuje bagiye gushyira mu ndima nahita nkurenza rero bagatera unosira ari gufatira he abanyakigali ukuntu bavuga ngo yagize yabaye tukaba umukino umaze kurangira ari igitego kimwe cya Mimuri ku busa bwa Nyakigando bwa Katabagema. Turi kuvugana hano n'umufana aratangira twibwira
atubwire uko abonye umukino n'uburyo yishimiye intsinzi. Ubwo ni igihe twa Omar Pique ariko burya mbere na mbere twabatsindishije ikibiti ijezi twabatsindishije ijezi ryo yari rero abakinnyi babo bareke nka Ngolo Kante ariko abacinga ba Olivier Giroud byo bareke byumvikana cyane rero abonye ko igitego cyagiyemo imbere cyane mu gice cya mbere cya gatanu. None iyo wumvishije iki gikombe Kagame Cup ucyumva gute? Wowe wumva uburyo ucyumva gisobanuye iki? Ni Kagame Cup nyine umva Kagame Cup ahubwo ayo mazi nga twabafana ngo twabuze amazi rwose ariko ni Kagame Cup. Wowe wafanaga Mimuri muri rusange abafana basigaye mu rugo wababwira iki? Wababwira iki uko byagenze? Mbese bagaragarije ibyishimo muri make mu kubitaho n'akaririmbo k'abafana. Icyo nabashishikariza ni ukuri tugafana ikipe yacu tukayitenga mu bitugu. Kubitaho ikaze kuri Cyane Cyane TV. Twari turi mu mukino w'igikombe Kagame Cup, umukino ukaba urangiye Mimuri itsinze igitego kimwe katabagema. Tukaba turi kumwe n'umutoza hano wa Mimuri, aratangira twibwira kugira ngo tuganire, agaragaze uburyo yishimiye iyi ntsinzi. Akoze amazina yanjye nitwa Gakumba Promesse, nkaba nishimiye iyi match kuba nyitsinze. Nta rindi banga usibye gutegura neza kandi tukagira n'ubuyobozi bwiza. Ikirenzaho twari dufite ishyaka, ekipe twari tumaranye iminsi turi hamwe, numva nishimye pe kuba dutsinze iyi match. Mwatangiye mwataka mufite ishyaka ryo gutsinda igitego mu minota ya mbere. Ibanga uburyo ibyo nk'ibanga wari waraganije abakinnyi bawe ni irihe? Ikintu cya mbere ibanga nta rindi usibye gutanga ekipe kwinjira mu mukino mbere, nubwo twari ku kibuga cyayo ariko twari twabivuganyeho tugomba kwinjira mu mukino mbere tukabatanga. Icyo gihe binadufasha kugira ngo ekipe tuyitsinde igitego hakiri kare, kuko nyuma yaho waje ibintu muri football bisanzwe bibaho kwiba rimwe na rimwe tugenda dushinja abasifuzi, ariko turashima Imana ko tuba dutsinze iyi match. Ubwo ni ukuvuga ko utishimiye imisifurire? Imisifurire isa nk'aho ikiri hasi rwose. None mukomeje indi raundi ikurikira, mbese mwaba muzi ikipe muzahura nayo niba harabayeho tombora iyindi raundi ikurikira? Ikipe tuzahura nayo raundi ikurikiye ni ikipe y'abanyamujyi, bakunda kwita abanyamujyi Nyagatare, ariko tugiye gukaza imyitozo nayo itwitege. Urayiteguza yuko imyitozo mugiye namwe kuyikaza ku buryo muzahatana? Cyane rwose nayo twitege, kuko imaze igihe kirekire bavuga ngo ni ikipe y'abanyamujyi. Dushaka kwiyereka ko ubwari ubunyamujyi bwavuyeho, bari twebwe abanyamujyi. Murakoze, turabashimiye no kuba mwemeye kuduha ikiganiro. Ubwo tuzaba duhari ubutaha turebe uburyo uwo mukino uzagenda. Murakoze rwose umutoza. Sawa namwe murakoze.